Nguhaye ikaze kuri Iyampuhwe TV. Hashize iminsi hacaracara inkuru zigiye zitandukanye, yewe zinagaragaza umubare w'amafaranga buri rugo ruzajya rwishyura hakoreshejwe akanyenyeri 195 urwego. Kuri ubu rero hari abaturage bagiye bareklama cyangwa se batishimira umubare w'amafaranga bazajya bishyura ku muntu umwe ku bagize urugo, bitewe n'uko imibereho y'urugo idahuye n'imibereho yashyizwe muri systeme, imibereho yashingiweho hashyirwaho inzego zigiye zitandukanye ku mafaranga azajya yishyurwa buri kwezi. Muri iyi video rero tugiye kuvuga ku bijyanye n'amavugurura cyangwa se gukosoza amakuru leta n'ubundi cyangwa se RSSB igiye gushyiraho mu gihe kizaza, ndetse ifatanyije na Minaroke mu rwego rwo gukosora amakuru ndetse no kubungabunga amakuru yose yashyizwe muri system, kugira ngo umuturage abashe kuba yanyurwa neza n'ibijyanye n'amafaranga n'umusanzu azajya yishyura. Uyu munsi rero tugiye gusobanura mu buryo burambuye kandi bwumvikana uko amakuru y'umuturage agena urwego rwe muri system imibereho, uko urwo rwego rugira ingaruka kuri mitiweli yishyura, uko amakuru ashobora gukosorwa n'uburyo bushya bwo gukosora amakuru binyuze ku nzego z'utugari, mubifashijwemo n'umukozi w'akagari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, bigakomeza ku murenge aho umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ku rwego rw'umurenge azajya bigiramo uruhare, ndetse bigakozwa no ku karere, ari naho bizajya byemerezwa bitewe n'amakuru ndetse na dokima zose zaba zashyizwe muri system. Iyi video rero igamije kurenganura umuturage, si ukumwigisha kubeshya, ahubwo ni ukumufasha gushyirwa mu rwego rumukwiriye hashingiwe ku mibereho ye nyayo kandi imufasha umunsi ku wundi. Bavandimwe, system imibereho ni system leta ibika amakuru ajyanye n'imibereho y'umuturage yose. Aya makuru niyo ashingirwaho mu kugena urwego umuturage, kumenya niba umuturage akeneye inkunga, kugena mituweli yishyura. Ni ingenzi kumenya ko urwego rw'umuturage ruterwa n'amakuru ari mu system, ntabwo rutererwa nk'uko umuntu yiyumva cyangwa se uko we abyifuza. Nk'uko bigaragara rero muri iyi foto muri kureba kuri video yacu, mwabonye amakuru agenderwaho kugira ngo umuturage abashe kuba yahabwa urwego runaka. Ikintu cya mbere bagenderaho ni ikijyanye n'ubutaka. Ufite ubutaka, ese ubwo butaka bungana iki? Butanga umusaruro ungana iki? Umuturage ufite ubutaka bwinshi kandi buhinga neza bukaneza akanabubyaza umusaruro, bashobora kumushyira mu rwego ruri hejuru. Nubwo ibi ngibi umuturage ubimubwira ntabyumve, akakubwira ati mfite akarima kamwe gusa ndetse n'aho inzu iturutse, cyangwa se aho ntuye gusa ndetse no munsi y'urugo n'undi murima umwe nibyo mfite byonyine, ariko ugasanga banshyize mu cyiciro cya 20. Yego, turaza kurebera hamwe uko aya makuru yose yagiye akusanirwa hamwe ndetse akanahuzwa bikavamo ibi ngibi. Hari abatunze ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ushobora kuba utunze igare, utunze moto cyangwa se imodoka. Niyo yaba ari moto imwe bishobora kukuzamura urwego rw'umuturage muri system. Ikindi barebaho ni ibijyanye n'ibyinjizwa cyangwa se ibyinjizwa mu rugo bijyanye n'umutungo, harimo inzu, ubucuruzi, ibijyanye n'amafaranga ya pansiyo. Ushobora kuba wari ufite akazi kenshi kera ariko ubu ngubu ukaba utakigafite, ya mafaranga ya pansiyo nayo yashingirwaho, ubundi bakareba no ku mafaranga yinjira buri kwezi. Iyo system igaragaje ko umuturage afite ibi, ashobora gushyirwa mu rwego rujyanye n'ubukene bwe cyangwa se gushyirwa mu rwego rujyanye n'imibereho ye, kubera yuko imibereho yose iba yarashyizwe muri system. Hari ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Mu buhinzi n'ubworozi harimo ushobora kuba woroye inka, abenshi bagiye basanga yuko boroye zagira inka, ugasanga wenda gira inka niyo bakuragije, ariko no kwigabura nabyo ni ikibazo. Kuyishyira muri system rero bakayigushyiraho nk'umutungo wawe bwite, ibi byagiye bigaragaza yuko abaturage benshi bagiye baharenganira, ugasanga ahise ashyirwa mu rwego rwo hejuru kandi mu by'ukuri nta mutungo ufatika uhari. Ikindi barebaga cyangwa se byashyirwaga muri system ni ibijyanye no kuba woroye amatungo magufi, harimo ihene, harimo intama, inkwavu, inkoko n'ibindi byose. Iyo aya makuru yose yashyirwaga muri system, yose ahurizwa hamwe akagenwa umushahara runaka bagendeye ku nzego zigiye zitandukanye. Ibi byose rero bigira uruhare mu kugena urwego. Hari igihe amakuru aba ashaje muri system, ugasanga ntibiri guhura n'imibereho y'umuturage cyangwa se umutungo w'abandi ukwandikwa mu mazina yawe. Ibi rero nibyo tugenda tugarukaho, aho umuturage ashobora kuba afite umutungo runaka awukoresha mu mazina ye, ariko mu by'ukuri uwo mutungo atari uwe bijyanye n'ubushobozi bwe. Ibi nabyo bikaba byazamura urwego rw'imyishyurire ya mitiweli.
Ikindi akaba yari afite icyo yinjizaga muri cya gihe bashyiraga amakuru muri sisitemu, ariko wageze ubu ngubu ugasanga icyo kintu yakoraga cyamwinjirizaga amafaranga ntago akigifite kuri iyi saha. Ibi nabyo ugasanga biri gushimangirwaho ubu ngubu, kandi ako kazi cyangwa se ibyo yakoraga icyo gihe bitaramwinjirizaga ayo mafaranga. Ikindi nanone hari amakuru ashobora kuba yanditswe nabi muri sisitemu, aho ababaruraga babitaga ngo ni abakarani b'ibarura cyangwa se abakorerabushake, aho baza kubarura mu rugo rw'umuturage, rimwe na rimwe akimajina agashyiramo ibintu yewe atamanje no kubaza amakuru. Urugero, niba asanze inka ebyiri mu rugo, wenda muri uwo mugoroba nibwo izo nka baje kuzikuragiza, cyangwa se mugenzi wawe umuturanyi ikiraro cyasenyutse, aravuga ati rero kubera wowe ufite ikiraro mfasha iyi nka uyishyizemo. Kuri uwo munsi ubarura cyangwa se umukorerabushake we naza kubarura azimajina yuko za nka zose ufite ari izawe, kandi mu by'ukuri nta nka yawe ufite. Ibi byose rero ugasanga biri kugenda bizamura icyiciro cy'umuturage, aho abaturage bagiye biremanta bavuga ati ibi bintu badukoreye si byo, abandi bakavuga ati se tuzajuririra he. Nk'uko rero byagiye bitangazwa mu nteko z'abaturage zigiye zitandukanye, aho bagaragaje yuko mu kwezi gutaha cyangwa se mu nteko itaha mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hazagaragazwa uburyo umuturage utishimiye n'ibyavuye mu byo yabonye mu myishyurire ya mituweli mu bijyanye n'urwego, aho azajya gukosoza amakuru. Ariko turaza kubibona mu gice cya nyuma. Icyo tugusaba ni ugukomeza gukurikira iyi video kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa byose, kugira ngo rero umuturage abashe kuba yabona uburenganzira bwe bwo kureba urwego, harimo no kumenya impamvu yashyizwe muri urwo rwego, akanda akanyenyeri 195 urwego. Ahangaha bigusaba cyangwa se bigufasha kuba wareba amakuru yawe no kureba urwego urimo. Iyo ubona urwego rwawe rutajyanye n'imibereho yawe, ufite uburenganzira bwo gusaba amakuru ko akosorwa. Ariko ubu ngubu tuvugana haracyarinozwa uburyo aya makuru azashyirwa muri sisitemu, ndetse akazajya anakosorwa, ariko bishingiye ku muturage, ku makuru y'inzego z'ibanze mu isibo aho umuturage atuye, mu mudugudu aho atuye, bikazamuka ku rwego rw'akagari no ku rwego rw'umurenge, ndetse bikagera ku rwego rw'akarere, ari narwo rwego rufite ububasha bwo kwemeza amakuru yose yajuririwe muri sisitemu. Amakuru mashya ajyanye no gukosoza ni amakuru ajyanye no gukosoza urwego, aho umuturage azajya agana urwego rw'akagari. Hari umukozi ushinzwe imibereho myiza n'abaturage n'iterambere ku rwego rw'akagari, ari we SEDO, azajya anonosora neza amakuru yose yahawe, ariko umuturage akaza yitwaje inyandiko n'ibyangombwa biturutse mu isibo ye ndetse no kwa mudugudu, agaragaza yuko koko amakuru yashyizwe muri sisitemu ahwanye n'ukuri afite. Ibi rero bizaba bishingirwaho, aho umukozi ku rwego rw'akagari azajya anonosora izo dokima zose, yarangiza akazisikana neza akazishyira muri sisitemu. Yamara kuzishyira muri sisitemu, icyo gihe azaba ahaye ububasha bwo gukosora amakuru yose bitewe n'uko umuturage abibona. Sisitemu rero izajya ihita itanga amakuru ku rundi rwego, ku rwego rw'umurenge, aho hazaba hari umukozi nawe ushinzwe kunonosora ayo makuru no kureba neza yuko ibyashyizwe ku rwego rw'akagari byujuje ubuziranenge, aho umuyobozi ku rwego rw'akagari azajya asinyira inyandiko yemeza yuko uwo muturage atishoboye cyangwa se yashyizwe mu cyiciro kitari cyo. Ibi ngibi bikazashingirwaho hatangwa amakuru ku rwego rw'umurenge. Urwego rw'umurenge narwo rwusuzuma neza ubusabe ku rwego rw'akagari, hanyuma bikohereza ku rwego rw'akarere, akarere nako kagasuzuma dosiye, hanyuma babona bikwiriye ikemezwa. Icyo gihe urwego rw'umuturage rukabahita ruhinduka, bikava ku cyiciro kimwe, urwego rumwe, ndetse bikajya no ku rundi rwego. Ibi nibyo bizakorwaho, haracyanozwa uburyo buzashingirwaho mu rwego rwo kunonosora aya makuru kugira ngo azabashe kuba yatanzwe neza. Iyi rero ni Nyamuhe TV. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe, gusangiza iyi video, hari benshi ifasha, kandi ikindi cya kabiri ifasha benshi. Nk'uko nabibabwiye rero, umuturage azaza yitwaje ibyangombwa, ibyemezo bigaragaza ko nta butaka afite, ni urugero ko nta mutungo afite, ko nta kazi afite cyangwa nta nyungu yinjiza. Ibi byose bizemezwa ndetse binashingirweho. Ibi byemezo rero bizaturuka mu nzego z'ibanze kuko arizo ziza umuturage, hanyuma bijyana ku rwego rw'akagari. Nk'uko nabibabwiye, ku rwego rw'akagari umukozi ushinzwe iterambere ku rwego rw'akagari asuzuma imibereho y'umuturage, hanyuma akaganira n'ubuyobozi bw'umudugudu, akemeza niba koko urwego yashyizwemo rutari rwo, akandika amakuru mashya muri sisitemu y'imibereho. Hanyuma urwego rwa kane, umukozi ushinzwe imibereho myiza ku rwego rw'umurenge asuzuma dosiye yoherejwe ku rwego rw'akagari, akareba niba amakuru atanzwe ari ukuri,
nawe akayohereza ku rwego rw'akarere, hanyuma akarere nako gatanga icyemezo cya nyuma iyo gikomeye, iyo kemeje yuko urwego rw'umuturage ruhinduka, amakuru akavugururwa, mituweli cyangwa se urwego rwa mituweli narwo rukaba rwahinduka. Hanyuma rero abadukurikiye, ni ingenzi kumenya yuko gutanga amakuru atariyo ari icyaha. Guhisha umutungo bigira ingaruka, urwego rugenwa hashingiwe ku kuri. Iyi gahunda igenewe abatishoboye nyabo, ni gahunda ijyanye no gusoza amakuru, ariko igenewe abatishoboye nyabo, si yo gushaka kwigira abanyabwenge cyangwa se gushaka kwigira icyo utari cyo, kuko bizagaragara yuko wabeshya amakuru, hari amategeko abihana. Niba mituweli yawe iri hejuru ariko uri umuturage utishoboye, nta mutungo ufite, nta kazi winjiza, gana urwego rw'akagari witwaje ibyangombwa bigaragaza amakuru ugiye gutanga kugira ngo babashe kuba bagusorera. Gusa ibi ngibi bizatangazwa mu gihe cya vuba, ndetse bitangazwe n'urwego rubifitiye ububasha. Niba rero iyi video ibasha kuba yagufasha, icyo nagusaba, kora subscribe uyisangize n'abandi, kuko turabizi neza yuko hari abo iraza gufasha. Tubashimire rero mwakurikiye video yose. Ciao ciao, tuze gusubira muri video zikurikira.